uhimbarizwe mwami w'amahoro ubwami bwawe nibuze imyaka yose turangije mwami watugiriye neza torero ry'Imana nimuze tuyishime haleluya haleluya dukizwe neza dutire neza dukore neza muri byose haleluya oh torero ry'Imana nimuze tuyishime haleluya haleluya dukizwe neza dukore neza dukire neza muri byose haleluya haleluya torero ry'Imana nimuze tuyishime haleluya haleluya dukizwe neza dukore neza dukire neza muri byose haleluya dukizwe neza dukore neza dukire neza muri byose haleluya haleluya ubutumwa duha hari abo duteraniye hano muri uyu mwanya dushobora gukurikira ibibera hano ariko dufite n'urubuga rwa Revival Studios 250 mugerageze guha linki inshuti zanyu mujye kuri urwo rubuga rwa studio ya Diocese Revival Studios 250 mushobora gukurikira kuri uwo gufasha abandi gukurikira kuri uwo murongo hari ubutumwa kandi bw'ingenzi ngira ngo baduhe Yesu ashimwe haleluya nagira ngo ntange amakuru ajyanye n'ubuzima kugira ngo hatagira umuntu umererwa nabi yageze hano twateguye abantu bagira ikibazo cy'ubuzima bakeneye serivisi z'abaganga bari butambike hano urabona kiriya giti cy'ururabo mutako kiri hariya baragana muri petit salle ya Haleluya Training Center barayoborwa n'abantu bakurikira hari komisiyo y'ubuzima iyobowe na muganga Sostene nawe mukorana mube hafi kandi byaba byiza mutari ahantu hamwe mu matente amwe mukwiriye hose kugira ngo umuntu wese ugire ikibazo cy'ubuzima mufashe hanyuma hari abakeneye kujya ku bwiherero ubwa rusange no gutambukira hariya cyangwa se ushobora no kunyura hano byaterwa n'aho waba uturutse murahitamo n'icyapa kibayobora hanyuma ubwo abayobozi bakuru b'itorero ryacu n'abashyitsi b'abanyacyubahiro barayoborwa nabo bakurikira igihe cyose bakeneye iyo serivisi Bwana Eric bagenza bi hafi Marcelina bi hafi na Pastor Gadi bo bari bunyure hariya ubwo ni mu cyerekezo kimwe naho abaganga barabatangira serivisi z'ubuzima nibyo ngibyo rero twagira ngo tubamenyeshe hatagira umuntu ubangamirwa yageze hano Imana ibamugisha arakoze cyane Imana ishimwe ko yadukoranije twese kadushoboza kuboneka muri iri teraniro ndagira ngo twishimire kwakirana muri uyu mwanya hari abasangwa bo muri Diocese ya Shyogwe dufite n'abashyitsi batandukanye baje kwifatanya natwe muri uyu mwanya ndagira ngo duhere ku basangwa twakira abana bato n'itsinda rya Boys and Girls Brigade aho bari abana bato bose n'iryo tsinda bahaguruke tubakire dushime Imana ku bwabo muratera haleluya abana bo muri 1 2 3 amen Imana ibahe umugisha twakire kandi abaririmbyi baje kudufasha korali ya Paroisse ya Gahogo korali umwe ya Paroisse ya Gahogo umwe ya Paroisse ya Gitarama korali y'ubucidikoni bwa Hanika korali ndi mu rugendo yo ku Ntenyo
ndetse n'umuririmbyi Jean Paul bari budufashe. Mwese muhagurukaho muri dushima Imana ku bwanyu tubakire. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Twaturutse mu bucidikoni butandatu bugize iyi diocese. Ndagira ngo abarimu b'amakanisa, abaperezida b'abakristo aho muri hose muhaguruke tubakire, kandi mugihagaze ndatumira abagabo bose n'umuryango wa Fathers Union, namwe muhaguruke twakire, kandi abadamu bose n'umuryango wa Mothers Union. Mwese aho muri muhaguruke namwe tubakira mu bucidikoni bwose mwaturutse. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Turi kumwe kandi n'abandi mu kindi cyiciro, turi kumwe n'abashumba. Ndagira ngo ntumire abashumba muri diocese ya Shyogwe, abadikoni, abapastori, abacidikoni, abakanoni, twese aho turi n'abo twashakanye, abo twashakanye twese duhaguruke iteraniro mutwakire, natwe dutere haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha. Dufite kandi umugisha wo kuba turi kumwe n'abapastori batse mu yandi matorero. Hari abaje by'umwihariko ari intumwa z'amatorero, abo umwepiskopi yaraza kubakira, ariko abandi bapastori baturutse mu yandi matorero turi kumwe muri uyu mwanya nabo bahaguruka tugashima Imana ku bwanyu. Hari abaje bagaraya amatorero yabo, ariko hari n'abandi bapastori baje. Pasiteri Esther, dushimye Imana ku bwanyu. Imana ibahe umugisha. Abakanoni baturutse mu yandi madiyoseze nabo bashakanye, abari kumwe nabo muhaguruke kazi. Mu madiyoseze ya EAR, Imana ishimwe cyane, mwakoze kuza. Ndagira ngo muri uyu mwanya kandi twakire umwepiskopi wacu wa diocese ya Shyogwe, dushima Imana kubwe, dukomera Imana mu mashyi, kandi abona mu mwanya wo kwakira twese n'abandi bashyitsi. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ndagira ngo nigiraho mu ndeba mwese kugira ngo tubakire. Murakoze. Turashima Imana uyu mwanya wa none, umwanya Imana duhaye, ikaba iduhaye impano y'ubuzima. Ubwo rero ari Imana yabikoze kandi ikabikora neza, mureke nayo tuyikomera amashyi tuyishime cyane. His Grace Archbishop nagira ngo mbakire na Madame Chantal, muhaguruke kugira ngo tubakire kandi bakomere amashyi. Ubwo tubakiriye hano rero nagira ngo dushime Imana ku bwa meya wacu waje, nahaguruke tumwakire. Meya wa Muhanga, kandi yazanye nabo bakorana bafatanya muri iki gihugu, Honorable Claude na Madame, muhaguruke tubakire. Murakoze cyane. Honorable Byabarumwanzi François nawe ni inshuti yacu, nahaguruke nawe tumwakire. Twakire rero abayobozi dukorana kandi bafasha na meya wacu, mwese Imana ibahe umugisha. Hano ndi imbere hano nagira ngo nakire abepiskopi batugendereye n'abakuru b'amatorero. Ubu rero nagira ngo bahagurutse bose abepiskopi bahaguruke n'abamadamu babo tubakire.
Mwakoze. Itorero ryacu Anglikani dufite amadiyoseze 13. Ubwo rero turashima Imana ko baje ari benshi, 3 nibo bari mu butumwa, abandi bose bitabiriye. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana, mwakoze cyane. Ndagira ngo rero twakire n'abandi baje, turagira ngo twakire eperi Reverend Julie Kandema, nahaguruke. Yaje ahagarariye eperi, Vice President, kandi ahagarariye n'umuryango wacu witwa APRED, araza kubivuga neza. Bishop Mugabo Evariste wa Luterane, wakoze cyane. Dufite Vice Chancellor wa kaminuza yacu, nahaguruka nawe tumwakire. Arehehe, Vice Chancellor, welcome, arakaza neza. Dufite Vice Chancellor Emilake Ngamije, haguruka, na Madame Joy, tubakire, mwakoze cyane. Turakira Bishop wa Iweber Thomas na Madame, mwakoze cyane. Dufite Bishop wa Aeber, inshuti yacu nawe, mwakoze cyane. Dufite Reverend Gato na Madamu, nawe ni inshuti yacu ikomeye, mwakoze. Uriya ni umunyamahoro, akora mu mishinga y'amahoro. Reverend Professor Elize Musemakweri, dukorana muri task force ya universite yacu, mwakoze cyane. Dufite n'aba-retired bishops, abasenyeri bari mu kiruhuko cy'izabukuru, ndimo ndabasanga, nimuhaguruke mwerekane ko munyakiriye, muri beza. Ndagira ngo twakire umuntu numva nifuza ko twakira, witwa George Jangu, nahaguruke tumwakire. Afite amateka adashyogwe. Ise yaraje asanga Giribo washinze Shyogwe ari mu kazu kabi cyane, amwubakira inzu nziza n'amatafari ahiye. Ubwo nuba twamuha amashyi akabimenya ko bakoze neza. Ndakira rero ab'umuryango wanjye mwese kandi muri benshi. Ubwo ngiye guhagurutsa umuntu umwe wenyine, mumenye ko tubakiriye. Data umbyara nahaguruke, maze mumenye ko mwese tubakiriye. Mumuha amashyi menshi, yarakoze cyane. Ndumva rero kugira ngo ducunguze ubushyu bw'umwete, mwese niyicarire. Mwese rero turabakiriye, aba Kigali, inshuti zose, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha, murakoze. Murakoze umwepiskopi wacu kutwakira. Twinjiye mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana duciye bugufi dusenga, kandi dufite umugisha wo kuza gusangira igaburo ry'umwami wacu. Ndagira ngo muri uyu mwanya twinjire mu mwanya w'amasengesho, kandi abafite ibitabo bya gahunda y'itorero murebe kuri page y'142, page y'142. Akaduhindura abana bawe n'abaragwa b'ubugingo budashira. Nuko rero ubwo dufite ibyo byiringiro, uduhe gukiranuka nk'uko umwana wawe akiranuka, kugira ngo ubwo azazana imbaraga n'icyubahiro cyinshi tuzinjire mu bwami bwe bwiza budashira dusa nawe. Tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tukiri muri uwo mwanya wo gusenga Imana, kugira ngo imitima yacu ibone kugushima tutaryarya, twere kwerekanisha ishimwe ryawe ibyo tuvuze gusa,
keretse bifatanije n'ibyo dukora. Tugukorere, tukuyoboke, dukore ibitunganye byera iminsi yose tukiriho. Ibyo byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, wowe twifurizanya nawe n'umwuka wera icyubahiro cyose n'ubwiza bwose ibihe bihoraho. Amen. Muri uyu mwanya dukomeze guhimbaza Imana kandi twumva ubutumwa korali ubumwe ya paruwasi ya Gahogo yaduteguriye. Korali ubumwe ya paruwasi ya Gahogo, utambuke umwanya n'uwanyu.
yo kugukorera waramushoboje akishimwe Mana w'impuhwe wowe utoranya Mana ureba nk'abantu Mana watwumvanye n'umushumba wacu twabonye ineza yawe kandi mu myaka myinshi yo kugukorera waramushoboje akishimwe shima Mana nyir'ububasha n'ubushobozi shima wowe mugenga w'ibihe bimika abatware uhindura amateka byiza nta kiguzi bimika abatware uhindura amateka byiza nta kiguzi ushimire shima Mana nyir'ububasha n'ubushobozi shima wowe mugenga w'ibihe bimika abatware uhindura amateka byiza nta kiguzi ushimire bimika abatware uhindura amateka byiza nta kiguzi ushimire mu gihe cy'imyaka 27 wabanye na Musenyeri Karimba Sheredi amashuri amavuriro insengero ntituzakira abashyitsi ukuri warakoze ishinga ifasha abakene n'abungabunga ibidukikije ukuri warakoze rero umenya abashumba ngo bacubatswe umushumba n'ubushishozi igitorero rikura mu bwiza no mu bwiza wagize neza wagize neza wagize neza mu gihe cy'imyaka 27 wabanye na Musenyeri Karimba Sheredi Uretse amashuri amavuriro insengero ntituzakira abashyitsi ukuri warakoze ishinga ifasha abakene n'ibungabunga ibidukikije ukuri warakoze abashumba ngo bacubatswe umushumba n'ubushishozi igitorero rikura mu bwiza no mu bwiza
kumva ibice byadutegura byo mu ijambo ry'Imana. Abasomyi bose mutambuke kugira ngo dukoreshe neza igihe umwanya n'uwanyu. Twiyegereze Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice ni cya 17 turahera ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 10. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 17 turahera ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 10. Kadusome. Uko niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima we. Ziri mwakire neza ijambo ry'Imana. Igice cyo mu nzandiko turagisoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino, igice cyaho ni cya 15 turahera ku murongo wa 12 tuze kugeza ku murongo wa 20. Igice cyo mu nzandiko turagisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, igice ni cya 15 turahera ku murongo wa 12 tuze kugeza ku murongo wa 20. Niba twahageze mureke dusome mu izina rya Yesu. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko ntawuzuka? Niba ntawuzuka na Kristo ntarazuka, kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazutse Kristo, uwo itazuye, niba bapfuye batazuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twese duhagurutse tugiye gufatanya gusoma igice cyo mu butumwa bwiza. Igice cyo mu butumwa bwiza tugiye gusoma turagisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice cya 6
turasoma duhereye ku murongo wa 17 muri icyo gice. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, turasoma mu gice cyawo cya 6 kandi turahera ku murongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mwami Imana, icyubahiro kibi cyawe. Mwami Imana, amanukana nabo ahagarara aharinganiye ari kumwe n'abigishwa be benshi n'abantu benshi bavuye Yudaya hose ni Yerusalemu no mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni gihereranye n'inyanja nini, basanywe no kumwumva no gukizwa indwara zabo, kandi n'ababazwaga n'abadayimoni arabakiza. Abantu bose bashaka kumukoraho kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Yuburira abigishwa b'amaso arababwira ati, hahirwa mwebwe bakene kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Hahirwa mwebwe mushonje ubu kuko muzahazwa. Hahirwa mwebwe muri rubu kuko muzaseka. Muzahirwa abantu nibabanga bakabaha akato, bakabatuka, bakabanegura izina ryanyu nk'ahari ribi, babahora umwana w'umuntu. Uwo munsi muzishime mwitere hejuru kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko basekuruza babo ariko bagenje abahanuzi. Ariko muzabona ishyano mwabatunzi mwe, kuko mumaze kugubwa neza. Namwe muzabona ishyano mwebwe abahaza ubu, kuko muzasonza. Muzabona ishyano mwebwe abasekubu, kuko muzaboroga murira. Muzabona ishyano abantu nibabavuga neza, kuko ariko basekuruza wabo bagenje abahanuzi b'ibinyoma. Mwami Imana, tugushimiye ubutumwa bwawe bwiza. Tugihagaze tugiye guhamya ibyo twemera. Abafite igitabo cya gahunda murebe kuri page 145. Kwemera kwahamirijwe unique, tugire gufatanya guhamya ku kwemera. Nemeye Imana imwe. Nemeye Imana imwe, Data ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, kandi ibintu bigaragara n'ibitagaragara. Kandi nemeye umwami umwe Yesu Kristo, umwana w'Imana, wahoze ari umwana wayo, isi n'ibiri mu ijuru bitararemwa. Imana iva mu Mana, umucyo uva mu mucyo, Imana nyamana, wahoze ari umwana, ntiyaremwe, afite akamero kamwe n'aka Data wa twese, kandi niwe waremye ibintu byose. Yavuye mu ijuru amanuka ku bwacu abantu ngo dukizwe, yambikirwa umubiri n'umwuka wera mu mwari Mariya aba umuntu, hanyuma tubamirwa ku musaraba ngo Pontiyo Pilato yari umutegetsi, arababazwa, arahambwa, amara iminsi 3 arazuka nk'uko byari byaranditswe, arazamuka ajya mu ijuru, none wica buryo bw'Imana Data wa twese, hanyuma azagarukana igitinyiro gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Ubwami bwe ntibuzashira. Kandi nemeye umwuka wera, niwe mwami kandi umugabyi w'ubugingo, ukomoka kuri Data wa twese no ku mwana, usengerwa hamwe na Data wa twese n'umwana, agahimbazanwa nabo wavugiraga mu ijwi ry'abahanuzi. Ikurikize intumwa za Kristo, hamya yuko hariho kubatizwa kumwe gukuraho ibyaha, kandi ntegereje ko hazabaho kuzuka kw'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza. Amen. Twicare dukomeze gusenga Imana, dusabire itorero ryose rya Kristo rirwana intambara nziza riri mu isi yose. Abafite gahunda z'itorero turafatanya gusenga kuri page 147. Mana ishobora byose ihoraho, uduhere ubuntu kugira ngo dukurikize ingeso zabo nziza, hanyuma tuzabone gufatanyiriza nabo mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Uduhe ibyo Data wa twese, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, umuhuza wacu kandi umurengezi wacu wenyine. Amen. Sengera itorero cyane n'icyifuzo cy'uyu munsi. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, turacyari imbere yawe. Reka tugushimire ko kuba turi hano ari imbabazi n'ubuntu byawe,
kandi turagushimye ko washimye ko icyubahiro cyawe kiboneka kuri uyu musozi. Turateranye rero mu izina ryawe tukwereka icyifuzo cy'uyu munsi. Diyoseze ya Kigeme ifite icyifuzo, ikeneye ubushobozi bwo kugira ngo insengero zose bafite muri diyoseze yabo ya Kigeme zibe insengero zihesha izina ryawe icyubahiro. Bakeneye ubushobozi rero, turabasengeye kugira ngo ubwo bushobozi buboneke, kandi ntabwo ari ku bwa diyoseze ya Kigeme gusa, ahubwo ubwo bushobozi burakenewe muri Anglikani yose y'u Rwanda, kugira ngo mwami ibikenewe byose cyane ku bw'isengero byose bibashe gukorwa neza. Ubwo bushobozi rero kuko bufite, kandi twiringiye ko witeguye kubutanga, butange kugira ngo insengero zacu zibe izesha izina ryawe icyubahiro. Bisabye byose mu izina rya Yesu. Tugeze mu mwanya wundi mwiza wo kugira ngo duhaguruke duhimbaze Imana. Tumaze akanya twicaye, reka natwe tubonereho umukiza wacu abona amahoro, kandi aririmbishwa n'umunezero, kuko yizeye ibihoraho. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo ashobora guhemukira be. Ibyo asezeranijwe n'Uwiteka n'ibikubwiyo Satani aduteye, ntidushidikanya ntadutinyisha, kuko twizeye ibihoraho. Twiringiye ibyo asezeranijwe na
Imana ishobora byose kandi Imana ihoraho, tugushimiye uyu mwanya tugezemo, tugusabye kugira ngo umwuka wawe wera abane natwe kandi adufashe kumva no gusobanukirwa ijambo ryawe. Mana, udufashe kwizihiza uyu munsi nk'uko twawuteguriwe, ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe rero turakwigize ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Badusomeye mu butumwa bwiza bwa Luka ijambo nakuyemo rikomeye, nyakubahwa Bishop Gerard Karimba, nuko ushonje uhishiwe. Amagambo yo muri Luka 6:17-26. Ayandi magambo nakuyemo kandi meza mu Bakorinto ba mbere 15:12-20. Imana ishimwe cyane kuko havuga kukuzuka, kandi kukuzuka ko Kristo yazutse, warakoze kwemeza no kwigisha ko Kristo yazutse, kuko biha twese ibyiringiro by'uko azagaruka, kandi ko dufite ibyiringiro byo kuzongera kumubona. Imana ishimwe cyane kubw'ibyo. Muri Yeremiya hari amagambo meza cyane ndibuze kuyagarukaho, ariko amagambo avuga ko hahirwa uwizeye kandi akishimikiza Uwiteka. Imana ishimwe cyane kuko nibwo buhamya budusigiye kuri uyu munsi wa none. Bene data, torero ry'Imana, bakristo ba diyoseze ya Shyogwe, natwe twese twakoraniye hano uyu munsi kwizihiza uyu munsi udasanzwe wo gushima Imana, kandi tuyishimira umurimo mwiza yakoresheje umukozi wayo Gerard Karimba. Imana ihabwe icyubahiro, kandi mwumve ko muhawe ikaze kuri uyu musozi wa Siyoni. Turi hano rero kugira ngo dushime Imana, turi hano kwizihiza uyu munsi, turi hano kunezezwa n'iby'Imana yakoze kandi igakoresha umushumba wayo, kandi ikabikorera muri diyoseze ya Shyogwe. Abaririmbyi bagiye babivuga neza, ndetse navuga yuko bambugiye 90% y'ibyo nifuzaga kuvuga. Mwakoze kumfasha, Imana ibahe umugisha. Nibyerekana neza rwose yuko duhuje umutima ku byo twifuza kuvuga n'ibidunezeza. Urugendo rero Bishop Gerard yagenze ntabwo ari urugendo rwari rworoshye, ntabwo ari urugendo rwa buri munsi. Ni urugendo tubonamo ubuntu bw'Imana, ni urugendo tubonamo imbabazi z'Imana, ni urugendo tubonamo ubwitange bwa Bishop Karimba, ni urugendo rutwereka ikivi aho kigereje, kandi tukanezererwa yuko n'uzamusimbura abonye ahera heza, ahazubakira hazima. Nyakubahwa Bishop Gerard, uzajya umusengera ibisigaye umuhereze, ahasigaye yirwariza afatanyije n'Imana. Imana izamujya imbere, Imana izamwigishe, azayishimikize nk'uko nawe wayishimikije, kandi nta gukekeranya yuko Imana izamushoboza, natwe twese tuzamuba hafi. Mu gihe cyawe hari byinshi byakozwe, ariko nagira ngo mvuge ko wayoboranye ubuhanga, ukayoborana ubushishozi, ukayoborana ukwemera no kwiyemeza, ukayoborana ukwicisha bugufi, ariko kandi
byose ntibyera ngo de. Waciye mu mushike, wabagaye urwiri, ndibaza yuko no mu rucekeri rimwe na rimwe rutaba rworoshye, ariko Imana ishimwe ko yagiye kwereka aho kubita isuka, kandi uyu munsi tukaba twishimira imirimo myiza Imana yakugerejeho muri iki gihe cy'imyaka 27. Ubuhamya bw'urugendo rwawe, ubuhamya bw'ubukristo bwawe, ubuhamya bw'imirimo wakoze, kugira ngo buragaragarira abanyeshyogwe. Ni nacyo gituma nabo babiririmbye mu ndirimbo zabo, ni nacyo gituma bashimye Imana, ni nacyo kidukoranije ahangaha twese dushima Imana kubw'ubuhamya, kubw'ubutwari, kubw'ukwitanga. Imana ihabwa icyubahiro ku byagukoresheje. Bibaye ngombwa rero igihe kiregereje yuko ujya muri wa mwanya wigeze kutubwira, hari abawurimo bicaye hariya hirya, nabo ndizera ko bazakugira inama, kandi ubwo usanze abantu beza baciye muri uru rugendo, baruzi bihagije kandi bazi n'ibyo kwicara muri uwo mwanya barimo, uzabona abajyanama beza. Rero mu nama abantu batugira, rimwe na rimwe dukwiye kujya dushishoza ndetse tukayungurura mu byo twumvise, tugakora n'iby'Imana itwemeza mu mitima yacu. Nyakubahwa Bishop, wakoze umurimo ukomeye wo kwigisha abapasitori, kandi turabishimira Imana mu itorero Anglikane ry'u Rwanda, wujuje amagambo yo mu Efeso 4:12 wo gutegura abera kugira ngo bagabure ijambo ry'Imana. Imana ishimwe rero kuri abo watoje, ni nacyo gituma Imana yaduhaye umwe muri bo kugira ngo abe ari we uzagusimbura. Ndizera ntakekeranya yuko nawe umutima wawe unyuzwe kandi ushima Imana kubona imbuto zivuye mu by'Imana yagukoresheje. Turagushimira rero nk'itorero Anglikane ry'u Rwanda, turagushimira nka diyoseze ya Shyogwe, turagushimira ku byo tubona n'amaso, ku byo twagiye twumva mu buhamya, kandi n'impinduka zigaragara z'iterambere zagiye ziboneka muri diyoseze. Imana ihabwa icyubahiro, kandi Bishop Karimba warakoze, Imana iguha umugisha. Utanze ubuhamya butoroshye, kandi ubuhamya buvuyemwo umurage wo kwishimikiza Imana, umurage wo kumenya ubuntu bw'Imana, umurage wo kumenya imbabazi z'Imana, umurage wo kwicisha bugufi, umurage w'iterambere rirambye kandi rihamye, iterambere rihindura kandi ryahinduye iyi diyoseze, ariko cyane cyane urukundo wakunze itorero, urukundo wakunze abanyetorero, ishyaka n'umurava werekanye. Imana iguha umugisha. Ndizera neza ko abakristo ba diyoseze ya Shyogwe ndetse natwe twese turi ahangaha hari icyo twakwigira ku by'Imana yagukoresheje, natwe tukaba twaharanira kubishyira mu bikorwa, ariko cyane cyane twibuka ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo, twibuka uko Imana ikora kandi ikoresha abemereye kwegera umusaraba no kwicisha bugufi, bakareba umusaraba bakamenya ko Kristo akiza kandi bakamuhereza imitima yabo.
mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 11 havuga ngo nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikorana. Ndibwira ko guhugura, ndibwira ko kujya inama, ndibwira ko ubushishozi nk'ubuva muri aya magambo yo guhugurana Bishop Gerard Karimba yabishyize imbere, yabikoresheje, Imana yabimukoresheje, nabyo ubwabyo ni umurage asize muri diyoseze ya Shyogwe. Dushubije amaso inyuma tukareba iby'Imana igukoresheje mu murimo wayo muri uru rugendo ugenze, biratwibutsa byinshi. Biratwibutsa amagambo meza yo muri Matayo 25 umurongo wa 23 muri kontekste yayo y'umugani w'abagaragu bahawe itarara. Aho rero niho yagize ati, Yesu yagize ati, nuko mugaragu mwiza, natwe nk'itorero turavuga tuti nuko mugaragu w'Imana wakoze ibyo wari ukwiye gukora mu gihe cyawe, Imana ihabwa icyubahiro. Wabaye umugaragu wizerwa, wabaye umugaragu mwiza, ariko ibyo ngibyo ni amagambo tuvuga ubwacu, ariko Imana ifite ijambo ryayo rya nyuma kuri ibyo ngibyo, kandi mu byo utegereje nicyo kirimo. Imana ikomeze kukujya imbere. Turebye mu magambo yo muri Yeremiya 29 umurongo wa 11, amagambo meza cyane. Iyo yasomye mu Cyongereza hari ukuntu avuga kujya gutandukana n'amagambo yo mu Kinyarwanda, ariko kandi birahuza kuko muri ayo magambo Imana ivuga ngo I will prosper you. Ni nko kuvuga umuntu agereranije ngo nzaguha umugisha, I will give you hope and future. Nzaguha ibyiringiro ndetse n'imbere heza. Ariko noneho iyo tuyasomye nk'uko ari, nabwo afite icyo atubwira cyiza cyane. Imana igira iti izaturemera, kandi Imana ikagira iti ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga. Muri ibyo ngibyo Imana izaturemera, ariko kandi ikavuga no kuguha amahoro. Imana iguhaza amahoro mu mutima, Imana iguhaze kunyurwa, Imana ikumvishe ko ibyo wakoze atari iby'imfa gusa, kandi n'ubihaye afite kubikomeza no kubigeza imbere. Hari amasomo rero make twakura muri ya magambo twasomewe, muri bya bice twasomewe. Nifuza guca akarongo kugira ngo tuyumve twese. Muri Yeremiya bahadusomeye, mu Bikorinto ba mbere 15 bahadusomeye, ndetse no muri Luka 6:17 kugeza 26. Muri Yeremiya haratwereka neza ko imbaraga nyakuri n'icyerekezo kizima biva ku Mana, bitava ku bantu. Kubw'icyo niyo yonyine tukwiye kwishimikiza mu rugendo rwacu no mu nzira yacu, haba mu murimo Imana yaduhamagariye, haba no mu bukristo bwacu, ndetse no gusimbuye nawe. Ayo magambo amubere impamba, amubere amagambo meza kandi afite icyamwungura.
abashyira ukwizera kwabo ku Mana bazagira umugisha. Uzakomera ku Mana ntazarindagira. Uwishimikiza Imana ntayiteshukeho, Imana nayo izamujya imbere kandi izamurengera. Uzahorane gushaka kugendera mu kuri no mu mbaraga zayo no mu gihe utari mu murimo. Abari mu murimo natwe imbaraga z'Imana, ubuntu bwayo, kuyishimikiza bitujya imbere. Mu Bikorinto twasomye yuko havuga ku byerekeye ibyo kuzuka, ndetse no mu magambo kenshi duhamya ukuzuka kandi duhamya ukugaruka kwa Kristo. Mu kuzuka harimo ibyiringiro by'ubundi buzima, harimo amasezerano y'ubuzima bushya. Bantu b'Imana ba Kristo, reka muri ubwo buzima bushya, reka muri uko kwiringira kuzuka tujye no twiringira yuko n'ibihe bihana, nk'uko turangije iki cyiciro cya Bishop Geredi tugiye kwinjira mu kindi kandi nacyo gishya. Muri uko kwinjira muri iki cyiciro gishya cy'umurimo w'Imana, reka mbashishikarize kugira ngo twakire kandi twemere uw'Imana yahisemo, tumuhoberane ubwuzu, dufatanye nawe guhera aho Bishop Geredi yaragejeje, maze dukomeze tujya imbere twerekeza abantu ku gakiza, tubashishikariza kumenya ko Kristo azagaruka kugira ngo bitunganye, batunganye imitima yabo, batunganye abo bajejwe, kandi dukomeze kuvuga ubutumwa kugira ngo benshi baze ku gakiza. Muri Luka 6:17 kugeza 26 ni koko Bishop Geredi urashoje iki kivi cy'ubu n'aha tugeze, kandi hagiye kubaho guhererekanya umurimo mu gihe cya bugufi n'inshingano z'itorero. Ariko nagira ngo nkwibutse ko umurimo w'Imana urakomeza, no kubwira Bishop Elect ko umurimo w'Imana ukomeza, kandi ugiye gukomereza aho ngaho nyine kuri Bishop Elect, nawe muzaba mufatanyije. Turishimira rero ibishojwe, twakiriye kandi ibigiye kuza, tubishyigikiye, tubisengera, dufatanije ngo Imana izaduhane umugisha. Bantu b'Imana ba Kristo bene data, umugisha w'Imana ubona abaciye bugufi, umugisha w'Imana ubona abamaze kumenya imbabazi zayo, umugisha w'Imana uba mu mitima y'abicishije bugufi, umugisha w'Imana udushishikarize kandi dushishikarire gukomera ku ndangagaciro z'ijambo ry'Imana, kugira ngo turambure inshingano Imana yaduhaye kandi yaduhamagariye, dushinga ikirenge mu cy'umwepiskopi, twizihiza iby'Imana yamukoresheje uyu munsi Bishop Geredi Karimba. Tukaba twongera kugira nk'itorero Anglikani ry'u Rwanda tuvuga tuti nyakubahwa, turashima Imana, turashima Imana ku nama zawe nziza, nagize amahirwe y'uko wambaye hafi. Turashima Imana ku buhanga, turashima Imana ku bushishozi, turashima Imana ku mirimo. Imana ikomeze kujya imbere. N'ejo bundi
n'ejo bundi ujye ukomeza kujya inama zubaka, inama zubahisha umurimo w'Imana, inama zidacisha hirya ahubwo zishisha mu kuri gutomboye, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amen. ariko twanazibabwira hari 078 68 47 92 5 078 68 47 92 Thank you.
ijana 68 mu gushimisha Imana. Nta kindi gihesha gukiranuka mu isi turagushimira kandi kubw'aya maturo atanzwe uyohereze gukora umurimo wawe kandi dusabiye umugisha umuntu wese wabumbuye ikiganza agatanga ituro kandi dusengeye abatari bonye kugira ngo nabo baremere ishimwe rikomeye kugira ngo ubutaha bajye baza kandi bumva banezerewe banagushime batanga ituro. Turagushimira rero kubw'iyi gahunda kandi dusengeye n'izindi zikurikiyeho bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Yemwe abihana by'ukuri ibyaha byanyu mugakundana na bagenzi banyu mukemera kugira ingeso nshya mwumviye amategeko y'Imana mukagendera mu nzira yayo yera mwigire hafi mwizeye mwaka isakaramento ryera ryo kubahumuriza kandi mwaturire Imana ishobora byose ibyaha byanyu mwishe bugufi mwitonze mupfukamye. Imana ishobora byose, Imana ishobora byose, se umwami wacu Yesu Kristo umurebe ibintu byose uzacira abantu bose imanza twemeranye n'abakozi b'ahantu bose abo na hato ibyo dutekereza no mu byo tuvuga no mu byo dukora ducumura icyubahiro cyawe Mana bituma twizanira uburakari bwawe turihanye rwose tubajwe cyane n'ibyo bicumuro byacu iyo tubyibutse tugira agahinda bitubera umutwaro uremereye utubabarire data wa twese imva zose kubw'umwana Yesu Kristo umwami wacu tubabarire ibyo twakoze byose kandi yo kudukura neza tukunezeze tugire ingeso nziza kugira ngo muri isi yose uzajye wawe. Imana ishobora byose data wa twese wo mu ijuru yasezeranye kuba imbabazi zayo nyinshi kubabarira abayihindukiriye bihannye rwose by'ukuri ibagirira imbabazi ibabarira ibyaha byanyu byose ibaha imbaraga zo gukora ibyiza byose hanyuma izabageze mu bugingo budashira tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwumve amagambo ahumuriza umukiza wacu Yesu Kristo abwira abo muhindukire by'ukuri bose ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Kandi mwumve Pawulo wera ati iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye rwose kwemerwa yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Mucurure imitima yanyu dushima Imana umwami wacu. Nyagasani byiza kandi biratunganye no kugushimira ahantu hose n'ibihe byose uri data wa twese wera Imana ishobora byose ihoraho. Nicyo gitumye twebwe hamwe n'abamarayika bakuru n'abo mu ijuru bose dushima izina ryawe ry'icyubahiro tuguhimbaza ibihe byose tuti Nyagasani Imana Nyiringabo uruwera icyubahiro cyawe ku ijuru n'isi wowe iteka usumba byose bihimbazwe. Mwami imbabazi twese mwami imbabazi duhangara kwegera ameza yawe twiringiye gukiranuka kwacu ahubwo tuje twiringira imbabazi zawe nyinshi zikomeye ntidukwiriye gutorana n'ubuvukira munsi y'ameza yawe ariko uri umwami udahinduka imico yawe ni ukugira imbabazi. Mwami bamugiye ku mubiri w'umwana wawe ukunda Yesu Kristo no kunywa ku maraso ye uburyo butuma imibiri yacu yandujwe n'ibyaha
yezwa n'umubiri we, n'imitima yacu yezwa n'amaraso y'igiciro cyinshi, kugira ngo duhore muri we naho ahora muri twe ibihe byose. Amen. Imana ishobora byose, data wa twese wo mu ijuru, yatanganye imbabazi zayo nyinshi umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo gupfira ku musaraba ngo aducungure. Kuri we yitangiyeho rimwe kuba igitambo n'ituro n'ikiru byuzuye bitunganye rwose, birangiriza rimwe gukuraho ibyaha by'abantu bose. Kandi yashyizeho urwibutso ruhoraho rw'urupfu rwe rw'igiciro cyinshi, arutekera mu butumwa bwe bwera ngo duhore turukurikiza kugeza igihe azagarukira. None data wa twese w'ibambe, turakwinginga twitonze cyane utwumvire nitwakira ibi bintu waremye, umugati na vino, nk'uko umwana wa mukiza wacu Yesu Kristo yategetse ngo bitwibutse urupfu rwe n'imibabaro ye, kugira ngo dusangire umubiri we n'amaraso ye by'igiciro cyinshi. Ijoro yagambaniwemo asingira umugati, amaze kuwumanyagura aho abigishwa arababwira ati nimwakire murye, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Kandi barangije kurya asingira igikombe, amaze kugishimira Imana agiha abigishwa barababwira ati nimunyweho mwese, aya niyo maraso yanjye y'isezerano rishya avuye ku bwanyu no ku bw'abandi benshi gukuraho ibyaha, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Umwami wacu Yesu Kristo wagutangiwe akurinda umubiri n'umutima kugeza ubwo uzagera mu bugingo budashira. Akira urye uyu, wibuka ko ari we Kristo yapfiriye, umurishe umutima wizeye kandi ushima. Amen. Maraso y'umwami wacu Yesu Kristo yakuviriye akurinda umubiri n'umutima kugeza uzagera mu bugingo budashira. Akira aya ngaya, umwe wibuka ko ari we Yesu Kristo yaviriye amaraso, umwesha umutima wawe wizeye kandi ushima.
Muhanga. Turabashimira umwanya muduhaye kuko iri jambo twifuzaga kurivuga mu mpera z'umwaka ushize ubwo twateganyaga ko nyakubahwa azaza kudusura, ariko ntibyakunze kubera impamvu tuziranyeho z'ibibazo by'insengero zimwe na zimwe zifunze. Ariko uyu munsi turashima Imana, natwe nk'abakristo ba Eyari paruwase ya Gahogo turi kumwe na nyobozi hano n'abandi banyagahogo aho bari bahaguruke kugira ngo tuze gushyikiriza ubutumwa twageneye umwepiskopi wacu. Nyakubahwa, turabashimira yuko mwagize iyerekwa ryagutse mukimura abakristo 15 kuri urusengero rwa Siyoni, mukababwira kujya gutangira itorero mu mujyi wa Muhanga. Ntabwo byari byoroshye, ndetse abantu bari bafite ubwoba nk'abantu 15 kuva aha ku musozi wari uriho urusengero n'ibindi bikorwa remezo mukabohereza gutangira itorero mu mujyi wa Muhanga. Turabashimira ko mwadufashije, bakaba baravuye ku bakristo 15 bakaba bageze ku bakristo 650. Imana ibahe umugisha. Nyakubahwa, turabashimira ubwo mwoherezaga abakristo ba Gahogo kujya kuvuga ubutumwa mu mujyi wa Muhanga, harimo abantu batarakira Yesu. Niyo mpamvu iryo uvuga ubutumwa ryakozwe, itorero rikaba ryarakuze kugeza nk'uko tubyumvise. Kandi hari abantu batari bafite amazu. Turabashimira nyakubahwa ko mwatwigishije kugendana ubutumwa bwa roho nzima mu muri muzima. Abakristo ba Gahogo hakaba hari abafashijwe kubona amazu, ndetse n'abari mu nkengero z'umujyi borojwe amatungo magufi, kandi bagiye bava ku rwego rwo hasi bagenda batera imbere. Turabashimira cyane ko mwakwegereje gahunda yo kubitsa no kugurizanya. Ibyo byatumye mu mujyi wa Muhanga abakristo bahari barashoboye gutangira imirimo y'ubucuruzi, bivana mu bukene, bashobora kubona kwitangira ubwizigame, kandi muri ibyo bimina bibafasha kujya muri Ejo Heza n'izindi gahunda ziteza abakristo imibereho myiza. Nyakubahwa, turagira ngo tubashimire yuko ku bufatanye n'akarere ka Muhanga mwatwegereje poste de santé yo mu mujyi wa Muhanga, kandi iyo poste de santé ikaba ifasha abakristo ndetse n'abaturage batuye mu mujyi wa Muhanga. Turagira ngo dusoze tubashimira, tubifuriza umugisha, kandi kubwo murage mudusigiye muri munoze gukizwa neza no gukora neza ndetse no gukundana. Abakristo bose ba Gahogo tuzafata amaboko umwepiskopi mushya tubonye kugira ngo dukomeze ibyo bikorwa by'iterambere. Murakoze. Reka bafite impano bazibashyikirize. Nyakubahwa, ni mwakire mukoreho. Iyi ni ikimenyetso cy'inka abakristo bose babahaye. Bana baho umugisha, kandi bazane n'indi mpano twabageneye. Muri indashyikirwa myaka yose tumaranye, twabonye muri indashyikirwa, duhitamo kubaha igikombe nk'umuntu w'intwari. Muri indashyikirwa, Imana izabaha umugisha. Pastor wa paruwasi ya Butansinda, aho bigeze ndajya mfata mikoro. Karenyere kabagabo iratumitisha amata mahembe agapana gahimba muvunda rugomba ngo kabire k'imigano rurimbira nzira rwamuhira ngwina rutete ruhari imbavu rurimbira nzira rwamuhira ikaba rucinya ku ngusho rwa nyirindirimi iyo bavuga urusuma mu mihigo ngo kabire k'impingane kanimba jareda cyuye imanzi ahaye inka kandi ni umutware w'abami rurimbira nzira rwamuhira ngo turizihiza ko yataramanye natwe tumuheta gaju bugondi mwizihire kandi gitera gitebeje umukondi kundi mwizihire mwabagabo mwe ishi iyo ni rutete wari imbavu ko ari imbere
ruja rwa mwiza kabereka impinga nocinya kumbusha rwa nyirindirima mame gira amaso aharambye isuku n'amahembe ahorandi ikirere ikebuka nyirazo rwogera n'ijana ritashye ubuhoro n'amariza y'inyambo nikabereka impingane n'imfizi y'inkorongo ntisacubira amahembe agakeba imanzi yasanze batindiwe mu amazi ibahaza umuhondo baha ibyamuga by'umuronkoro batiyaje nyampeta rwa gitinya baje bagura usuma mu mihigo yaje kabereka impingane yaje rucira kungusha rwa nyirindirima maze acyuye inganza ngabana amashyo mubyeyi mwiza maze ukunda uyobora amashyo wizihirwe maze uko utwaye ubwoko bw'Imana ugwize n'itunga ugire nk'akagira Imana. Murakoze cyane. Mutansinda rero iherereye aho bita ku mukingo ukingiye u Rwanda, kandi mu Rwanda mu karere ka Nyanza ku gicumbi cy'umuco. Yo Grace rero nk'umubyeyi utuyoboye nagira ngo mbasabe na madamu bose mutambuke mwifatanya n'abanyabutansinda dushyikirize umwepiskopi inka ya paruwasi ya Mugeni. Murakoze cyane bantu babutansinda Imana n'umugisha. Barayambwiye ndagushimira amagambo wakomeje kumbwira afasha kubaka urugo rwanjye. Ndagushimira ko wafashije kubaka. Imana izaguha umugisha. Ndagushima imbere y'imbaga yose uri umubyeyi kandi ntituzakubura gukomeza kuba abana mu rugo. Imana nihabwe icyubahiro. Ngiye gusaba Fathers Union na Mothers Union muhaguruke mu myanya yanyu, ntabwo muri buhave, muhaguruke mwihuta. Fathers na Mothers. Hanyuma ndasaba abadamu b'abadiyakoni, komite ya Fathers muri diocese na Mothers muri diocese, muze hano mwihuta mutanga impano. Abandi bagume mu myanya yanyu, komite ni mwebwe muza n'abadamu b'abadiyakoni mwihute. Nta mikrofone mbaha. Haleluya. Imana ishimwe cyane kubw'uyu munsi. Ni umunsi w'igitangaza, ni umunsi navuga ngo hari buri wese iyo bishoboka ari kuvuga, kuko umubyeyi wacu Bishop Imana yaduhaye yakoze byinshi by'indashyikirwa. Nk'umuryango wa Mothers Union na Fathers Union muri diocese yacu ya Shyogwe, niho twatangiye ku ngoma ye cyangwa se ku buyobozi bwe, niho iyo miryango yatangiye gukorera muri diocese yacu ya Shyogwe muri 1996. Turamushimira cyane. Bishop wacu agira ihishurirwa kuko arasenga kandi aca bugufi abana n'Imana. Hari ibintu byinshi rero yagiye ahishurirwa bidufasha muri uyu murimo wa Mothers Union na Fathers Union. Ibikorwa natwe twabashije kugeraho mu by'ukuri ni inama ze kandi ni ubufasha yagiye adushakira, ndetse hirya no hino tubona inshuti ziradushyigikira. Aho tugeze rero ni ukuri turahakesha za nama zanyu, tumuha amashyi menshi cyane, kwanyu amashyi menshi cyane. Rero twabageneye impano, muyakire kandi umugisha ukomeze ubane namwe. Abandi bajye hasi.
murakoze mu by'ukuri ntabwo twabona ibyo tuvuga umubyeyi wacu